ngira ngo nguhamagara ndi ukubwira ahantu turahurira yuko ndaza tugakora ikiganiro nyine wahise umpanurira nukuri urumva ndaguhanura mu izina rya Yesu kubwira Imana yego uhita umpanurira ibyo mpanuriye nanjye mfite ubumenyi bwo kumenya ntuyu muntu yavangiwe cyangwa se arimo yego yabaye waravangiwe kuko twe tugupanga ngo ejo turakora ariko nguhamagaye nyuma ati Josiane ati gahunda irahindutse ejo ntabwo nkishe ukore kuvuga nti se umuntu mvangiweho kwabakunzi banje kuri cano bakunda guhamagara bakeneye abantu bo kubasengera yego none niba muhamagara akabavangirwaho urumva yego ubwo numva ibyo mbwiye nibyo okay ndavuga nti Jose rwose arimo tugomba gukorana yes reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose bo mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali abari mu karere ka Gasabo ka Nyarugenge ndetse na ka Kicukiro ndabasuje Imana amahoro ibane namwe kandi bahe umugisha sinakibagirwa abantu badukurikira bari hanze hari abantu bari muri Zambia hari abantu bari muri Mozambique hari abantu bari muri Uganda mu Burundi muri hangana turavuga bakunda kudukurikira cyane abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose ndabasuhuje aho muri kadusuza abantu bari mu Bufaransa nukuri Imana amahoro ibaha umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde ikafata umwanya ngo ushimire wafashe umwanya wawe ugakanda subscribe kuri Concorde TV show ukaba kudushyigikira natwe twaba tukugenda tuba umuryango mugari burya iyo dukoze ibiganiro tukabona mwashyizeho like yabigaragaza ko ikiganiro wagikunze tukabona yashyizeho comment ukatubwira uti mukosora ibi tuba tubona yuko mudukurikira wagikunda ukagisharinga n'undi muntu nawe akacyumva nukuri ntabwo nabura kubasabira umugisha nanjye nk'intego nihaye kutabicisha irungu no mpamvu mbona tumiye umukozi w'Imana kugira ngo aze twivugire imbaraga z'Imana twibutse ababaye yuko ari Imana itabara twibutse abacitse intege yuko isezerano naho ryatinda rigira ute isohora yego hajya turi kumwe nande ndacyari muyizere Josiane nukuri amazina ni yayandi nta cyahindutse yego Josiane ni karibu Imana ishimwe cyane amanza nsuhuza abantu badukurikira uko bukiye nuko bwije bakakurikirana ibiganiro byacu kandi bakadushigikira nukuri ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi mbasabiye umugisha w'amabara yose yego nukuri umugisha w'amabara yose ayahe mabara ari ubururu umuhondo umweru icyatsi Imana ibahahire mu izina rya Yesu n'umutuku oyada n'umukara wapi none kuvuza amabara yose ubwo nyine hari ukuntu iyo uri gusabira umuntu umugisha bitewe n'ukuntu umukunda uba wumva byose warundagura ugahita umuhereza utitaye ugafatira hamwe ugahita umuhereza ukavuga atakira none ubwo tubikuraho ye kuba amabara yose ahubwo amabara menshi ugasanga n'umugisha w'umutuku umugisha w'umutuku ntawe n'umukara ntawe pe ahubwo umugisha w'ubururu urumva umugisha w'icyatsi kibisi yego umuhondo pinki yego nukuri n'umweru umweru kabisa nk'ako gapira wambaye sibyo kameze neza pe yego nibwo umugisha wo twawakira nukuri Imana ishimwe hari umuntu wibuka ukumva wamusabira umugisha urebye akamaro yaba yaragize mu buzima bwawe kugeza aho ugeze aha Yesu we niba ari na batanu ubavuge uzi impamvu njya nkunda ko dushima abantu bakiriho apana kuzabashima bapfuye batari no kubyumva ahubwo turi kubibwira baje kubaherekeza bo turi tutaye kubibabwira uvuze kwicyo cyo gusabira umugisha badukurikira mu biganiro dukora numva wasabira n'umugisha abantu uzi bagize umumaro mu buzima bwawe kugeza aho ugeze ubu ngubu buri icyo uvuga ko kantu nari ngiye guhera ku Mana peta nibuka yuko umugisha utangwa nayo ndavuga se none Mana nkora iki ariko cyane ndashimira ababyeyi banjye mbasabiye umugisha kuko iyo batambyara ngo bandere mbenganuku ntago mba ndahahantu niba mpereho mbasabira umugisha kandi abandi nsabiye umugisha na ababyeyi nakwita ababyeyi banjye bo mu mwuka ego wenda nk'abantu baba badukurikiye bakadushyigikira bakanyereka ko turi kumwe abari hanze y'ibihugu
bihugu, hari abari muri Canada, muri Malawi, ego mu Bufaransa, abo bose ni ukuri, n'abari muri Congo, mu bihugu byose ni ukuri abanyereka yuko bankunze, mbasabiye umugisha. Ni ukuri pe, Imana ibaha umugisha itagabanyije. Ni ukuri nahora mbwira Imana ngo ibyabo byose ijye ibyivangamo. Yego. Ni ukuri. Ariko abasambanyi bohoya nabo nibihana, yego bazagirwa, n'abasinzi bakihana, n'abarozi bakihana, n'abapfumu bagati ibyabo byose bagakurikira Yesu, nabo uwo mugisha uzabagereho mu izina rya Yesu. Amen. Bavuze amahero usanga ariko ntabwo wapreshije umuntu rwose. Hari umuntu nawe nibagiwe, kuko gushima ntabwo wakwibagirwa ababyeyi bawe pe. Nawe Imana iguha umugisha. Nanjye ni wowe nari nibagiwe, ariko Imana imbabarire. Ni ukuri pe, Imana ishimwe ko nje mu nyongezo. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Oya, ntabwo uje mu nyongezo, ahubwo Imana ubwira atanga umugisha, mubona banje gusuhuza nawe iguhereze mu izina rya Yesu. Ngese uri kunsabira kubera iki? Nakubaje abantu bakugiriye akamaro aho ugereye aha, sibyo? None njyewe tumaze nta n'ukwezi kurashira tuziranye, nakumariye iki? Nta muntu ubura umumaro mu buzima bw'umuntu. Urya nanjye washimira. Nta muntu ubura umumaro mu buzima bw'umuntu, sibyo? Kuko nanjye nawe iyo tutamenyana ntabwo mba ndahangaha imbere ya kamera. Yego. Nawe ngusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Ndawakiriye. Nukuri pe, hari umuntu uba waragize ikintu agukorera ku buryo utakibagirwa. Nukuri nanjye ndamutegereje. Nukuri ari mu nzira. Yego. Ahubwo naze vuba. Nukuri. Isi yose izamusabira umugisha. Yego. Nukuri pe. Hari umuntu wumva ugaye? Umuntu numva ngaye bite n'ibintu biya gukoreye mu buzima. Nge ntawe nagaye. Ni ukuri kubera yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo dukunde n'abanzi bacu. Ni ukuri mugaye Imana yampana. Ariko aba yabaye umwanzi tu. Oya, nge nta mwanzi njya ngira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunde n'abanzi banyu. Bivuga ngo abanzi bacu nyine babaho. Noneho nta mwanzi ugira. Nge ntawe ngira. Ntawe pe. Nge abantu bose barankunda kandi nanjye ndabakunda. Nta n'ugeze guhemukira. Kumpemukiraho ntago byabura, ariko icyo gihe sinshobora, mba ntegetswe guhitamo babarira ako kanya, kubera yuko ntago nshobora kwirirwa mwikoreye mu mutima wanjye, kuko naho nasenga isengesho ntabwo ryarenga n'umusatsi. Biba bisaba kugira ngo manze mu buhokeho, ubundi nkurure Imana neza. Ni kumunyamasengesho w'ukuramera. Ni ukuri. Yego. Ese Josiane karame, uri umuhanuzi? Yego. Umuntu uhanuriye umuntu bigasohora, yego, akavuga ati nge nshaka ko twicarana, sibyo? Nshaka ko twicarana rwose, nkugurire akantu ukunda kurya. Yego. Uwo muntu wambwiye uti ngurire iki? Nkunda kurya. Rero sinzi uko nahita mbishikira aka kanya. Buriya mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntacyo nkunda, nta n'icyo nanga, ariko kangerageze nte kubura igisubizo pe. Ni ukuri. Wenda nk'agafi n'agafiriti. Ni ukuri. Agafi n'agafiriti n'agafanta naho nakwibana. Ni ukuri kabisa. Yego. None se umuntu turacyari ahangaha, ndi kuvuga nyine nk'ibintu ukora nyine nk'umuhanuzi pe. Kandi mwa bantu mwe, kuba usenganye n'umuntu akaguhanurira bigasohora ukaba wamushimira, icyaha kirimo? Nta cyaha kirimo pe. Ikibaho ni uko umuntu yaguhamagara ngo umusengere ukamubwira uti banza uzana ibi ngibi, ati banza ungurire ifi. Aho ngaho uba wakotoye. Yego. Ngewe hari abantu bampamagaye ejo bundi kambivuge, bari kundegera abahanuzi bagiye babahanurira. Hari n'uwampamagaye ari kurira pe, ariko umbwira ati ngewe nari nshaka kwihana ngo mve mu byaha byanjye byo nari ndimo, mpamagara abahanuzi bagera muri 2, ndababwira ngo none ko nshaka ko munsengera bimeze biti. Ngo mwarangije aramubwira ngo niba ngo abanze ngo yagura ngo niba ari Bibiliya 2, ntabwo nshibuka. Ngo ndarangije aravuga ngo mva ngo uzamanze umpa amafaranga yanayanga, igihe utarayabona ntabwo ngomba gusengana nawe. Shano kuri numvise mbabaye.
birababaje. Nukuri yarampamagaye ari nimugoroba nka 2:00 turasengana ari hana yihana neza. Mbwira Imana ndavuga ati Uwite uyu muntu muhumugisha. Shaye nukuri yihanya atari gukinga. Na mu gitondo arongera arampamagara ati na nubu ngubu ndacashaka kwihana. Yego. Ndangije gusa mu mutima nabwiye Imana ndavuga ati Uwiteka none ko wadushiriyeho kubwira abantu ngo bave mu byaha byabo tubageze ku musaraba, none ko ndi kubona dutaye umurimo nitugera imbere yawe tuzavuga ko Satani twamunyaze iki? Umuntu ashaka gucika Satani ngaho utamweretse inzira yo kunyuramo kugira asanga Imana, ahubwo wowe ukongera ukamujugunyira Satani. Si ikibazo, sha yarashaka kwihana ariko abura umuntu yihanira. Byarambabaje na n'uyu munsi biracyambabaje. Mboneraho no kubwira abakozi b'Imana ngo bakora umurimo nkabo, bateye gukora umurimo bategereje ibihembo by'isi. Yego. Jonde umuntu twaganiye. Yego. Avuga ukuntu Yesu yakijije niba ari impumyi niba ari ntabwo ndi kwibuka, angi yambwiye ati noneho ntugira abantu bibwira atari kugende wiyereka umutambyi. Nukuri numa kwiyereka umutambyi utanga ituro ry'ishimwe. Ituro ry'ishimwe umuntu aritanga uko yasubijwe, ntabwo aritanga mbere. Niko kuri iryo riba ribaye icyo kiba kibaye ikiguzi. Iyo ritanze mbere kiba kibaye ikiguzi. Yego. Nendi kwibariza nti hari usengeye pe agasubizwa akavuga ati nge ndi kumva Josiane nshaka kumukoreraho umugisha nkamugurira umwenda akunda, akakubaza mugira utungurira iki? Namubwira akangurira ikanzu. Nukuri ko nkunda amakanzu cyane. Ukazayambara yonyine? Ukazayambara yonyine? Nkazayambara yonyine? Byaterwa. Avuze ati ndakugurira ikanzu, ntabwo ati Imana iguhumugisha nta kibazo. Nese umuntu ampaye impano namubwira ngo ongeraho na biriya nashyizeho we kwarakubaza ukarambaza yakujyanye muri shop ati ugomba kwambara ukikwiza ndishyura. Ego. Wavuze ikanzu nayumvise. Namubwira n'udukweto. Yego. Tumeze gute duhagaze turi hasi? Nge nkunda barirene. Yego. Hanyuma nkamubwira agahita ngurira n'agakoti. Yego. Nukuri. N'agasaha nukuri. N'agatambaro. N'agatambaro ko kwitega ngiye kuvugira Imana. Ko ngiye kuvugira Imana ntiteze aho ngaho n'ubundi naba nakotoye. Niko kuri pe. Yego. Hanyuma ubundi nkamubwirira Imana nkavuga ngo Mana tanga umugisha. Yego. Josiane heruka kurira ryari? Kurira? Yesu we. Haciye iminsi. Nk'imyaka ingahe? Nk'imyaka ingahe? Se buriya haciyemo nk'icyumweru. Kubera yuko hari igihe wenda mba ndi gusengera nk'umuntu buriya cyane iyo ndi guhanurira nk'umuntu ufite agahinda nanjye arankurura. Nanjye nkumva ngize agahinda. Najya kumusengera wenda yampaye icyifuzo afite nk'agahinda nanjye ngasenga ndikurira. Kasenga ndikuririra Imana nkavuga ngo Mana reba nuza, reba uriya mubyeyi, reba uriya mugabo. Nanjye nkishira mu mwanya we. Kwico gihe niba ndi kumuhamagarira Imana nanjye ngomba kwishira mu mwanya we, niba babaye kavuga ngo Mana reba umubabaro we, nanjye nkagerageza kugira gute, nanjye nkamusengera isengesho nereka Imana yuko nanjye mbabaye. Haba ari gushima Imana kambwira ati nshimira Imana, nkashima Imana ndi guseka nkuko nawe ari kugira uti ari guseka. Nibwo heruka kurira ugusengera umuntu. Nukuri uheruka guseka cyane ugakwenkanya ukaryari? Nge mpora nseka. Nukuri pe mpora nseka cyane. Yego. Imana ishimwe. Niyamamare. Yego. Ngo nanjye fata iminota 3 mbaze. Mfata iminota 3 ngubaze. Ubaye umunyamakuru nanjye mbaye mutumirwa. Yego. Ikintu cya mbere ngiye kukubaza, none wenda nk'ubu shaka ko tujya dufatanya wenda kuvuga nk'ijambo ry'Imana wabyemera? Nabyemera. Guhera uyu munsi ubwo igihe twakoze ikiganiro uzajya unsomera Bibiliya, uzabyemera? Ndabyemeye. Imana nishimwe cyane. Amen. None se wowe ko wambonye wenda ndakeka harya duhibwa kangahe? N'ubwa kabiri. N'ubwa kabiri. None se niki wambonyeho cyatumye nyine ukomeza kuzajya ukorana nanjye ibiganiro? Yego. Icya mbere nkunda abantu bafite amavuta y'Uwiteka. Yego. None ngewe ndi mu kihe cyiciro? Uri mu ndacyakomeza. Ndacyakomeza uri mu bo nkunda. Yego.
warampamagaye. Yego. None cyane nkunda umuntu uba mu bintu abikunze apana gupapira. Nyine ugakora ikintu wumva ko kikurimo apana kuvuga ngo ni ukwigana. Uranyandikiye urambwira uti nshaka ko tuzakorana ikiganiro. Yego. Ndakubaza niziko nkwana n'abantu bafite impano. Wowe ufite iyihe mpano wasangiza abandi? Ashaka gusangiza abantu. Yego. Byansubije ngo iki? Nahise nkubwira ngo ibyo nibyo mbamo mu buzima bwa buri munsi. Yego. Ababwira uti ufite impano. Noneho rero hari ukuntu umuntu mukorana ariko ukabona nta kintu kiri kuvamo to. Ukabona biri kwanga. Mwakorana nk'ikiganiro. Ikiganiro koko ubu ndabona kimaze iminota 20 ukabona nta bintu mufite nyine ntabwo mwakururanye. Urumva? Ariko ngira ngo nguhamagandi ukubwira ahantu turahurira yuko ndaza tugakora ikiganiro. Dubyo nyine wahise umpanurira. Nukuri. Urumva? Ndaguhanura mu izina rya Yesu. Yego. Kubwira Imana. Yego. Uhita umpanurira. Dumanuriye. Nanjye mfite ubumenyi bwo kumenya ntuyu muntu yavangiwe cyangwa se arimo. Yego. Yabaye waravangiwe. Kuko twe tugupanga ngo ejo turakora ariko umva nguhamagaye nyuma ati Josiah ati gahunda irahindutse ejo ntabwo nkishe. Ejo ntago mpa. Kuvuga nti se umuntu mvangiweho. Kwabakunzi banje kuri cano bakunda guhamagara bakeneye abantu bo kubasengera. Yego. None niba muhamagara akabavangirwaho. Urumva? Yego. Ubwo numva ibyo mbwiye nibyo. Okay, ndavuga nti Jose rwose arimo tugomba amatabyara amavuta. Yego tugomba gukorana. Kambe ndekeye aho. Ibindi nzabikubaza ubutaha. Akandi kamwe. Akandi kamwe. Yesu we. Nzakakubaza ubundi. Sawa. Ubwo bivuga ngo ntago ari ngombwa. Yego bivanga n'ubutaha tuzongera tugira ute dukorane. Nta kibazo. Yego. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Imana yacu nishimwe cyane. Amen. Kandi niyamamare ikomeze kuba mu ruhande rwacu. Ariko mbere ya byose hashimwe Yesu waduhaye kuramba no kuramukana ukuri. Uwiteka akaduha imbaraga zo gukomeza kumukorera uko bikwiriye. Kandi hashimwe Imana yatugize abo turibo. Imana nitugirire neza cyane. Tugiye gusoma amagambo ari muri Samweli wa mbere. None ko irangagije ibyo wansabye sohoze ngo tubajya dufatanya nzajya ngusomera. Mpereza Bibiliya. Akira Bibiliya nsomera. Yanjye. Nukuri pe. Tuzajya dufatanya kuvuga ubutumwa pe. Kwemeye ko tugufatanya. Yego. Samweli wa mbere. Samweli wa mbere. Ibice 21. Yego. Uhere ku murongo wa mbere. Ugeze urageza ku wa 4. Yego. Samweli wa mbere ibice 21 duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Dawidi arya ku mitsima yejejwe. Dawidi arya ku mitsima yejejwe. Oya umurongo wa mbere nuko Dawidi arahaguruka aragenda. Yonatani asubira mu mudugudu. Noneho 21 Samweli wa mbere. Samweli wa mbere. Noneho umutwe w'amagambo akavuga ngo Dawidi arya ku mitsima yejejwe. Saho. Yego. Dawidi arahaguruka aragenda. Yonatani asubira mu mudugudu. Dawidi arya ku mitsima yejejwe. Dawidi arya ku mitsima yejejwe. Yego. Dawidi aherako ajya i Nobu. Yego. Kwa Ahimeleki umutambyi. Yego. Ahimeleki aza kumusanganira ahinda umushyitsi. Aramubaza ati ni iki gitumye uri wenyine nta muntu muri kumwe? Ngo Dawidi yarahagurutse ngajya i Nobu ngo ku mutambyi Ahimeleki ngarangije ngaramubaza ngo mbese ngo ni iki gitumye nguje wenyine? Dawidi asubiza Ahimeleki umutambyi ati umwami yantegetse umurimo arambwira ati ntihagire umuntu umenya iby'uwo murimo ngutumye cyangwa icyo ngutegetse. Ngo Uwiteka yaramubwiye ngo ngutumye umurimo ngutumye ku murimo kandi ntihakagire umuntu umenya iby'uwo murimo ngamenye n'ibyo ngutegeke. Haleluya haleluya. Hari igihe rata Imana ibwira umuntu ngo mbanye nawe ntindanye nawe ngendanye nawe mu rugendo dore uriya murozi nubwo muturanye ntacyo azagutwara. Umuntu yarangiza akagenda akavuga ati wowe Imana yakumbwiye.
Aleluya. Aleluya, haleluya. Ahangaha Imana yategetse Dawidi kugira iki? Ibanga. Yego. Imuha amakuru menshi, iramubwira ngo genda ujye gukora umurimo, ariko ntihagire umuntu n'umwe umenya iby'uwo murimo. Kandi nasezeranije ingabo zanjye z'abasore aho tuza guhurira. Ngo kandi yari yasezeranyije ingabo ze z'abasore aho baza guhurira. Mu by'ukuri n'izo ngabo ze ntabwo zari ziza ahantu shebuja Dawidi agiye, kuko Uwiteka yari yamubwiye ngo ntihagire umuntu umenya iyo ugiye. Kubera icyo ujya kugenda, wajya ku murimo ukirirwa uhamagaye, wajya gusengera umuntu ugahamagara ngo ngiye gusengera runaka. Bimeze bite? Tugomba kugira ibanga bwoko bw'Imana. Niba hari aho wagiye kwihengeka ukabwira Imana ngo bana nanjye, hari impamvu Imana ibidashaka gutanga amakuru yawe. Yego. Mbese nta mafunguro nibura umpa imitsima 5 cyangwa icyo wabona cyose. Umutambyi asubiza Dawidi ati nta mutsima wa rubanda mfite keretse umutsima wejejwe. Aho ngaho hasubiremo neza, tugende gake gake. Umutambyi asubiza Dawidi ati nta mutsima wa rubanda mfite keretse umutsima wejejwe. Yego. N'uruburaburizo ahangaha keretse abahungu birinze abagore. Aleluya, haleluya. Amen. Aleluya, haleluya. Ngo Dawidi yaragiye, nyamara yaragiye gusabira izi ngabo ze umutsima, kubera yuko yarasoje umurimo, yarari kumwe n'abandi, ariko Uwiteka yamubwiye ngo ucece kusabwe kugira ibanga. Dawidi arigendera ajya kureba umutambyi Ahimeleki, arangije aragenda aramubwira ngo mbese ngo nta mutsima, ngo nta mutsima. Umutambyi Ahimeleki ngarangije aramubwira ngo nta mutsima wa rubanda mfite. Imana y'amahoro niturengere, Imana y'amahoro nitugirire neza. Nukuri by'Imana turi kubigaburira n'abadakwiye kubirya. Imana nituhagarareho. Dawidi yagiye gusaba umutsima. Nukuri Ahimeleki ahita amubwiza ukuri, atitaye ngo ni umwami, atitaye ngo azi kurwana, yamubwije ukuri. Arangije aramubwira ngo nta mutsima wa rubanda mfite. Ndagira ngo mbabwire bwoko bw'Imana, abashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ndagira ngo mbabwire yuko Imana nta mutsima wa rubanda igifite, nta mutsima wo gutagaguza Imana igifite. Nukuri ndagira ngo mbabwire ngo hagiye kubaho wasenze, hagiye kubaho ubasha Imana. Imana yacu ntikangwa nuko bakubwiye ngo Imana izaguha imodoka. Nutava mu bibi byawe, menya yuko Imana nta mutsima wa rubanda ifite. Nutava mu bidatunganye, umenya neza yuko nta mutsima wa rubanda Imana y'amahoro ifite. Kandi niba Imana yarakubwiye ngo nguhaye amafaranga, warangiza ukajya kuyasindamo, warangiza ukajya kuyahonga indaya, ndagira ngo nkubwire Imana niza kuyakwaka ntabwo izigera igutumaho. Menya neza yuko nta mutsima wa rubanda Imana y'amahoro ifite. Kandi ikindi ahangaha ijambo ryakomeje kutubwira ngo Ahimeleki akimara kubwira Dawidi ngo nta mutsima wa rubanda afite, yahise aramubwira ngo umutsima uhari ni uw'abahungu birinze abagore. Umutsima uhari muri iyi minsi w'Uwiteka ni uw'abakobwa birinze ubusambanyi, ni uw'abagore badaca inyuma abagabo babo. Umutsima uhari ni uw'abagabo batari abasambanyi. Umutsima uhari ni uw'abanyamasengesho bakijijwe. Umutsima uhari ni uw'abahanuzi badahanuriye mu bikabyo. Imana nitugirire neza. Umutsima uhari muri iyi minsi bwoko bw'Imana ni umutsima w'abantu baruhiye, babandi bavuye mu byaha bakavuga ngo turaburaye ariko dukurikiye Yesu, bakavuga ngo twambaye ubusa ariko dukurikiye Yesu, bakavuga ngo baratwanze ariko dukurikiye Yesu. Nta mutsima wa rubanda Uwiteka afite. Imana y'amahoro itugirire neza. Nukuri nta mutsima wa rubanda uhari, nta mutsima wa rubanda Uwiteka gifite. Umutsima uhari ni uw'abahungu birinze abagore. Ubusambanyi buragwiriye. Hari abantu basenga bari mu busambanyi, bakaza bakiyoberanya mu nzu y'Imana. Ndagira ngo mbabwire mw'abantu mwe, Imana ibibareba. Muragenda mugasenga mukiba ariko Imana ibibareba. Murasenga mwarangiza mukitwikira amajoro mw'abagabo mwe, mukajya gusambana mu ngo za bagenzi banyu ariko Imana ibibareba. Ariko icyo mbabwiye cyo, ayo mafaranga muba murata muri mu busambanyi Imana izayabaka, kubera yuko ubu ngubu nta mutsima wa rubanda ugihari. Imana nitugirire neza. Dusomere Yesaya 61 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa 5. Imana ishimwe cyane. Kandi data wa twese yampamare.
Yesaya 61 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 5. Umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje. Ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje. Kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza. Kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Mwabagwaneza mwe, yemwe mugirira neza bagenzi banyu, yemwe mugira urukundo rwo gufasha, yemwe mwibuka ko mwigeze gusonzaho, mwarangiza mugafasha bagenzi banyu bari mu bihe nk'ibyo mwari mukera. Nimwe Uwiteka avuganye namwe. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Uwo mwuka w'Imana mu nzu y'imbohe. Katugendane gakeya ongera usubiremo. Yego. Tayasize nima Uwiteka Kristo komeza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Uwo mwuka yantumye kuvura abafite imvune mu mitima. Ubukene bwakuvuna bukakubera umutwaro, uburwayi bwakuvuna bukakubera umutwaro, intege nkeya zakuvuna zikakubera umutwaro, ariko uwo mwuka avuganye nawe ngo aje kuvura abantu bafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. No gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Ariko babandi birinze abagore, babandi birinze ubusinzi, abo nibo Uwiteka avuganye nabo. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ubu ngubu turi mu mwaka w'imbabazi bantu b'Imana. Ushaka yakwihana, utabishaka akabireka. Ushaka yakwezwa cyangwa agakizwa, utabishaka akabireka. Ubu turi mu gihe Imana ishaka gutanga imbabazi, ariko hari igihe kizagera abadashaka imbabazi z'Uwiteka nabo akabakuraho amaboko. N'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. No guhoza abarira bose. Aho hantu kamatini. Uwo mwuka yantumye kubabwira yuko umwuka w'Imana ashoboye gukiza no guhoza abarira bose. Imana yaguhanagura ayo marira, izina ry'Uwiteka rikamamara. Ugasenga Imana yaguhanaguye amarira, ukabwira bagenzi bawe gukomera kw'Imana, ukabwira bagenzi bawe yuko Imana imara agahinda. Imana itugirire neza kuko gitare yaranesheje kandi ari ku ngoma. Nukuri Uwiteka niwe wo muri inguma agahanagura amarira. Aya masaha urira ndagira ngo mvugane nawe, iri jambo ni iryawe. Upfa kuba waririnze abagore, ukirinda gutanga inzaratsi, ukirinda ubusinzi n'ubusambanyi, ukirinda ubusambo n'ibindi byose. Imana ivuganye nawe ngo ije kuguhoza wowe uri kurira. Yego. Yantumye no gushyiriraho itegeko abisiyoni barira. Yantumye ngo no gushyiriraho itegeko. Mwebwe abisiyoni barira, mwebwe abisiyoni ni twebwe turira. Imana iravuze ngo uwo mwuka yaje kubashyiriraho itegeko. Komeza. Ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Iryo tegeko riravuga ngo Uwiteka wowe uri kurira aguhaye ikamba mu cyimbo cy'ivu. Komeza. N'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Mu cyimbo cy'ubwirabure. Wikangwa n'ubwirabure urimo, wikangwa n'uko ijoro rikugwiriye bukwiriyeho, ibibazo byatuma ubwire bukuzaho, ariko Uwiteka avuganye nawe nonaha ngaguhaye ikamba mu cyimbo cyo kurira. N'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Wowe ufite umutima wihebye, menya yuko Imana iri kumwe nawe, menya yuko Imana iri mu ruhande rwawe. Yewe wabuze urubyaro, menya yuko Imana iri mu ruhande rwawe. Wikwiheba kandi ntiwiganyire, kubera yuko Imana niyo yemeye yuko ubaho gutyo. Imana niyo yemeye kugira ngo igushire kuri uwo munzani. Hari igihe kizagera Imana ikakwibuka
izakwibuka. Wikwiheba, Imana izakwibuka. Hari igihe cyatumye Uwiteka kwicaza muri iryo shuri, kwari ukugira ngo urebe umwanzi n'umukunzi, kwari ukugira ngo urebe za nshuti zakubwiraga ngo turagukunda, urebe icyiciro kirimo, urebe n'urukundo zigukunda urwarirwo. Ariko humura, wikwiheba, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Aleluya, haleluya. Imana iguhaye ibyishimo kugira ngo uzitwe igiti cyatewe n'Uwiteka, kugira ngo ujye umuhesha icyubahiro. Uzahesha Uwiteka icyubahiro ari uko waretse ibyaha, uzahesha Uwiteka icyubahiro ari uko wamwizeye ngo akubere umwami n'umukiza, uzahesha Uwiteka icyubahiro ari uko wemeye kuyoborwa nawe, uzahesha Uwiteka icyubahiro ari uko wemeye kugendana nawe, kubera yuko iyo utagendanye n'Imana urayoba. Ariko kugira ngo uzabashe guhesha Imana icyubahiro uko ibishaka, haranira kugendana n'Uwiteka, ubwire Imana ngo Mana gendana nanjye, hanyuma uhamagare Mwuka Wera akubera umuyobozi mu rugendo. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Ongera usubiremo bahumve neza. Nuko bazubaka ahasenyutse, ngo yemwe bahanuzi, nimuva mu bitagira umumaro, yemwe bwoko bw'Imana, yemwe abatoranyijwe n'Uwiteka, yemwe abashaka kugarukira Uwiteka, nukuri muzubaka ahasenyutse. Bazubura amatongo yabanje kubaho, bazubura ngo amatongo yabanje kubaho nukuri, kandi bazasana imidugudu yasenyutse. Ngo kandi bakozi b'Imana muzasana imidugudu yasenyutse, mwe mu kibirimo neza muzasana imidugudu yasenyutse, mwe mu kigendera mu nzira z'Uwiteka. Iyo midugudu yasenyutse n'ubwoko bw'Imana bwasenyutse, mwongere mu busane. Nagira ngo mbabwire ngo musabe imbaraga, mwongere musane igicaniro cy'Uwiteka, mwongere musane, mwubakire Uwiteka kugira ngo azabashe kubaha ingororano. Ubwo Uwiteka azaba ari kubaza buri umwe wese ngo mbese itaranto naguhaye wayikojeje iki, uzabwira Imana ngo Mana mu ruhande rwawe ukizwe nkawe mukozi w'Imana. Ubwira Imana ngo Mana dore abona agejeje ku musaraba naba. Imana ishimwe. Kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Ni ukuri ko Imana bazayisana pe. Hari imidugudu y'imyirare, hari n'ukuri. Hari imidugudu y'imyirare, hari abavuye mu byizerwa bitewe na bagenzi babo. Umuntu areka amasengesho bitewe nuko yakomerekeyemo, ariko ibyo byose bikwiye gusanwa n'abakozi b'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo umurimo uracahari, reka tutiye kwihakonji, kubera yuko nta muntu n'umwe wigeze uduhakonji. Dusanire Uwiteka, twubakire Uwiteka uko bikwiriye. Iryo ni ryo jambo Imana yari yanshize ku mutima, ibirenze iby'Imana iduhana umugisha. Kadusenge kubw'ijambo ry'Imana. Urera mwami w'amahoro, urakiranuka byiringiro bizima, uri Imana nyamana itari sekamana. Twabonye uhindura ibihe n'iminsi, tubona ugirira neza bagushatse, tubona data wa twese uhoza barira, tubona uha ingumba abana, tubona uvura uburwayi bwananiranye. Nukuri twabonye bari bafite agahinda ubomora inguma. Nukuri uhereye umunsi wa none ndagira Kristo ngo menyeshe ubwoko bwawe budukurikiye, nuze ubugarukeho kandi nuze ubutindeho, kubera yuko ugira neza, kubera yuko uhindura ibihe. Hari abarira data, aba bose ndabasengeye. Hari ababyeyi bari kurira, hari abagabo bari kurira, hari abakobwa bari kurira kubera inshako zabo zanze. Aba bose ndababohora mu izina ryawe, aba bose bafatisheho ikiganza cyawe, kubera yuko ushoboye byose. Komeza ubane natwe kubw'ijambo ryawe. Iri jambo ryawe reka ritubere umutsima udutera imbaraga mu rugendo, kubera yuko mwami wanjye iri jambo ryawe ayiwe ryaturuhura mu bibazo turimo, rikatugendesha mwami wanjye aho tutabasha kujya. Kandi iri jambo ryawe ryaduha imbaraga tutari dufite. Nizeye neza ko benshi ni ukuri Kristo bumvise iri jambo ryawe, hari abo riremye, hari abo ryubatse. Ndakwinginze ni ukuri abo bose ryubatse ubakomereza amaboko. Komeza ubane natwe. Rakoze kuri Imana yabanye natwe. Amen. Amen. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha, imbaraga n'amavuta ntibikaburi wawe. Imana nishimwe cyane kandi nkomereza amaboko. Wanyemera tugasoreza aha, ariko tugusaba gutanga nimero yawe uburyo wagukenera yaguhamagara. Ni ukuri nimero yanjye yanshakiraho
kuko telefone yanjye imeze nk'iyapfuye, MTN yanjye ntabwo igikoramo. Hari abantu banyandikira kuri WhatsApp kuri MTN ariko bikarangira tutavuganye. Nagira ngo abo bose bambuze banshake kuri 072 938 64 072 938 64 yego. Imana ishimwe. Amen. Amen.